Nshuti bavandimwe na bashiki bacu mwiriweho, amahoro y'Imana abane namwe kandi muyahorane iteka. Yehova abahahishirize mu byo mukora, kandi ababashishe guca mu nzira zimutunganiye. Njye ubasuhuza nitwa Havugimana Simon. Guhera aka kanya ngaba nifuza ko njye nawe twakwifatanya mu kiganiro cy'ivugabutumwa kizajya gitambutswa kuri iyi channel Nawe Imana Iragushaka. Ikiganiro gishingiye ku gitabo cy'imfashanyigisho ya Bibiliya. Igitabo cyitwa Nawe Imana Iragushaka. Iki gitabo cyanditswe na Bizimana Jean Claude. Akaba ari igitabo cy'imibumbe ibiri. Umubumbe wa mbere ukaba ugizwe n'ibice bitatu, naho uwa kabiri wo ugizwe n'igice kimwe. Mwene data duhuriye kuri Data wa twese wo mu ijuru, wowe wamaze kugera kuri iyi channel kandi ukaba ukunda ko umurimo w'Imana watera imbere, kora subscribe, ukande no ku nzogera, ukore na share, ubundi duhurire muri comment, maze duhunge umujinya w'Imana ukomeye.